Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo umuvandimwe. Uyu munsi ni umunsi w'isengesho, tukaba dukomereje kuri Zaburi ya 18 muri paranteze cyangwa mu dukubo ni Zaburi ya 17. Umwami arashimira Imana Ukesha Gutsinda. Iyo rero dusomye umwami, dutekereza ko ari wa mutegetsi wa cya gihugu cyangwa wa hantu, ariko natwe turi abami b'ubuzima bwacu. Hari ubwami bwitwa imibiri yacu, ari nabwo Roho Mutagatifu atuyemo. Ubu bwami rero ni twebwe tububereye abami. Niba rero uri uwa Kristo kandi ukaba uri kugenda mu nzira ze zose, uri umwami. Yaguhaye gutsinda rero, mushimire. Wa mwami we, ari we wowe witunga abandi urutoki, witunga abategetsi b'ibihugu intoki, abategetsi b'ibihugu intoki, ahubwo intoki zose nizize kuri wowe kuko nawe uri umwami. Ubwo bwami bwawe rero buhagararemo, ushimira Imana. Hari icyo Imana yaguhaye abandi badafite, bityo rero emera ko uri umwami. Umwami rero arashimira Imana Ukesha Gutsinda. Uhoraho ndagukunda wowe mbaraga zanjye. Uhoraho niwe rutare rwanjye n'ibirindiro byanjye, akaba n'umurengezi wanjye. Ni Imana yanjye n'urutare mpungiramo, akaba ingabo inkingira n'intwaro nkesha gutsinda. Ni nawe buhungiro bwanjye budahangarwa. Natabaje Uhoraho nyakuberwa n'ibisingizo, maze mbasha gutsinda abanzi banjye. Ingoyi z'urupfu zari zandadiye, imivumba ya Beriyari inkura umutima, ingoyi z'ikuzimu zirangota, n'imitego y'urupfu ishandikwa mu nzira nyuramo. Nuko mu magorwa yanjye ntakambira Uhoraho, ntakira Imana yanjye. Nawe rero yumvira ijwi ryanjye mu ngoro ye, imiborogo yanjye imugeraho. Nuko isi irahindagana, ihinda umushyitsi, ibitereko by'imisozi birakangarana, birahungabana kubera uburakari bwe. Mu mazuru ye hacucumukamo umwotsi, mu kanwa ke havubuka umuriro w'inkongi, hasohoka n'amakara agurumana. Abogeka ijuru maze aramanuka, azarangwa n'igicu kibuditse munsi y'ibirenge bye. Yicara ku gihu maze araguruka, agenda ahorera mu nkubi y'umuyaga. Umwijima awugira ubwihisho bwe, yitwikira ibicu by'ubucukirane bimeze nk'amazi y'urwijiji. Akezezi kamubanza imbere, bya bicu biratamuka, maze hagwa amahindu n'amakara yaka. Uhoraho ahindira mu ijuru nk'inkuba zesa, usumba byose arangurura ijwi, arasa imyambi ye ikwira hose, arekura imirabyo maze isakara hose. Ubwo indiri y'inyanja iragaragara, n'ibitereko by'isi biriyanika, kubera umuririmo wawe Uhoraho, n'inkubi y'umuyaga uvubutse mu mazuru yawe. Nuko aho ari mu ijuru arambura ukuboko aramfata, ankura mu mazi abira, ankiza atyo umwanzi wanjye ukomeye n'abandwanyaga bandusha amaboko. Bari bantanze imbere ku munsi w'amakuba, ariko Uhoraho ambera ikiramiro, arangobotora anshyira ahantu hisanzuye, nuko arankiza kuko ankunda. Uhoraho yangiriye ibikwiranye n'ubutungane bwanjye, ampembera ibikorwa byanjye bizira amakemwa. Koko nakomeje inzira y'Uhoraho, ntabwo nigeze mba umuhemu ku Mana yanjye. Amategeko yayo yose nayitayeho cyane,
sinaca ukubiri n'amabwiriza yayo. Nayibereye indakemwa, nirinda igicumuro icyo ari cyo cyose, nuko Uhoraho anyitura ibikwiranye n'ubutungane bwanjye, asanze ibikorwa byanjye bizira amakemwa. Uw'indahemuka umubera indahemuka, uw'indakemwa ukamubera indakemwa, uw'intungane ukamubera intungane, naho uw'incabiranya ukamurusha ubwenge. Imbaga yasuzuguwe ni wowe uyiha gutsinda, naho abibonabona ukabakoza isoni. Uhoraho ni wowe uncanira itara. Mana yanjye, ngaho mboneshereza mu mwijima ndimo. Iyo turi kumwe nsanganira igitero, iyo ndi kumwe n'Imana yanjye nsimbuka inkike zihanitse. Inzira y'Imana ntihinyurwa na gato, ijambo ry'Uhoraho ntirikemangwa. Niwe ngabo ikingira abamuhungiraho bose. None se ninde Mana uretse Uhoraho? Ninde rutare twisunga usibye Imana yacu? Iyo Mana niyo intera imbaraga, ikantunganyiriza inzira nyuramo, ikampa kunyaruka nk'impara, maze ikampagarika ku bitwa by'imisozi. Niyo intoza kurwana, maze amaboko yanjye akamenya gufora umuheto w'icyuma. Nyagasani, umpa ingabo y'indatsimburwa, ukuboko kwawe kurandamira, unyitaho maze ukantera inkunga. Intambwe zanjye uzagurira inzira, maze intege zanjye ntizidandabirane. Ubu iyo nirukanye abanzi ndabashyikira, maze simpindukire ntabasembye. Ndabacocagura ntibashobore kubyutsa umutwe, bakarambarara munsi y'ibirenge byanjye. Wanteye imbaraga zo kubatsinda, none abandwanyaga ubu barampfukamiye. Abanzi banjye watumye bavumwa barahunga, maze abari bampagurukiye ndabatsemba. Baratabaza ariko ntihagire ubavuna, batakira Uhoraho ariko ntiyabasubiza. Nabahinduye nk'umukungugu utumurwa n'umuyaga, maze mbaribata nk'icyondo cyo mu nzira. Undinda imyivumbagatanyo ya rubanda, ukangira umutware w'amahanga. None imbaga y'abantu ntarinzi ndayihatse. Abahungu b'abanyamaboko bampatsweho, mvuga ijambo rimwe bakanyumvira. Abanyamahanga bacitse intege, basohoka mu buhungiro bwabo badagadwa. Uhoraho arakabaho, we rutare nisunga aragasingizwa. Imana nkesha umukiro ntiharirwa umutsindo. Iyo Mana yamporeye ikanyegurira ibihugu ngo mbitegeke. Wankijije abanzi banjye, ndetse umpa guhashya abansembuye, kandi unkiza abantu b'abanyarugomo. Nicyo gituma ngushimira Uhoraho rwagati mu mahanga, maze nkaririmba nshimagiza izina ryawe, mvuga nti agwiriza imitsindo umwami yimitse, agatonesha uyasize amavuta y'ubutore, ari we Dawudi n'abamukomokaho iteka ryose. Amina. Iyi Zaburi iratubwira uburyo Uhoraho yatabaye umwami, kandi uyu mwami twaje gusanga nawe uri we. Aya magambo y'iyi Zaburi ni amagambo meza, twakabaye tujya imuzi tukayasangamo ibisubizo by'ibibazo byacu. Icyo twumvise cyo ni uko umwami yari arushye, yari agowe cyane n'abanzi be bamurwanyaga, ariko Uhoraho yamubereye ikiramiro. Umuririmbyi wa Zaburi ari we Dawudi
aravuga ati natabaje uhoraho nyakuberwa n'ibisingizo maze mbasha gutsinda abanzi banjye. Ingoyi z'urupfu zari zandadiye, imivumba ya Beliyali nkura umutima, ingoyi z'ikuzimu zirangota, imitego y'urupfu ishandikwa mu nzira anyuramo. Ni ukuvuga ngo abanzi bari bamugose kandi bagamije kumwica. Nyamara ariko yatakiye uhoraho kuko aravuga ati nuko mu magorwa yanjye ntakambira uhoraho, ntakira Imana yanjye. Nawe rero yumvira ijwi ryanjye mu ngoro ye, imiborogo yanjye mugeraho. Haleluya! Nari ngeze aho rukomeye, nuko rero mutakiye aranyumva. Umuririmbyi wa Zaburi akatubwira uko Imana yaje imeze, yemeye gusiga ijuru. Kubogeka ni nko gushyira ku ruhande ikintu wari ufite, ni nko kurambika ku ruhande. Irambika ku ruhande ijuru, irangije iravuga iti ndamanutse maze nje kurengera umwana wanjye kuko isengesho ryanjye ryamugezeho. Ariko umuririmbyi wa Zaburi akavuga ati ndagukunda wowe mbaraga zanjye, uhoraho ni wowe rutare rwanjye n'ibirindiro byanjye, ukaba n'umurengezi wanjye. Ni Imana yanjye n'urutare mpungiramo, akaba ingabo inkingira n'intwaro nkesha gutsinda. Ni nawe buhungiro bwanjye budahangarwa. Niba uhoraho waramugize ibyo ngibyo kuri wowe, ukaba wumva ari we buhungiro bwawe, urugamba rwatera ukumva utagomba kujya kwirwanirira, ahubwo ukaba ugomba gutegereza ko uhoraho ari we ukurwanirira, urahirwa, azakurwanirira kandi azagutsindira. Nyamara niba ushyiramo imbaraga zawe, uhoraho ntumugira ubuhungiro bwawe, uhoraho ntumugira Imana yawe, uhoraho ntumugira imbaraga zawe, ni ukuvuga ngo uzaba ufite izindi mbaraga zitari iz'uhoraho. Bityo nusenga isengesho ntabwo azakumva, nta nubwo azahaguruka kugutabara, kuko uzaba ufite izindi mbaraga wowe ubwawe wiyambaza. Nyamara uhoraho yatabaye uyu mwami, kuko aho yari ari mu ijuru yarambuye ukuboko aramufata. Nuko aravuga umwami aravuga ati nuko aho ari mu ijuru arambura ukuboko aramfata, ankura mu mazi abira. Iyo bavuga ngo umuntu ari mu mazi abira, aba ari mu kaga gakomeye cyane. Uhoraho rero yarandebye, uhoraho yarakurebye uri mu mazi abira muvandimwe, uhoraho yaraturebye, umuryango wawe yarawurebye uri mu mazi abira, awukuramo rwose. Ntabwo njya nibagirwa ahantu iyi Zaburi nayiherewe ndi ku musozi wo gushima. Mvuye muri rya shuri nafashe igihe cy'amasengesho, mfata iminsi 3 y'amasengesho. Aho muri aya masengesho rero niho uhoraho yampereye iyi Zaburi. Ariko iyi Zaburi ngera ahantu nyibazaho, ndavuga nariko iyi Zaburi nubwo uyu muririmbyi wa Zaburi ayivuga ikaba ari byo koko, ariko hari aho igera nkumvira nshanze. Aravuga ngo uhoraho yagiranye yangiriye ibikwiriye n'ubutungane bwanjye, amembera ibikorwa byanjye bizira amakemwa. Ndavuga na hasahanjye kuko njyewe nazize ibyaha. Nawe muvandimwe, iyo uri mu kaga nawe ubuzira ibyaha wakoze. Ariko uhoraho arahindukira arambwira ati naragusuzumye nsanga nta cyaha wankoreye. Habaho amagambo mabi tuvuga nk'aya Yobu. Yobu yagize amagambo akomeye cyane yo kwijujutira Imana kuko yababaraga. Mu mubabaro umubiri urataka, ariko umutima uwurinde ikibi. Haleluya! Arambwira ati rero umutima wawe iyo uwurinze ikibi ukawurinda kuncumuraho, umubiri wo ntabwo nita ku magambo yawo. Muvandimwe mwiza, uyu mubiri uraganya, uyu mubiri urataka. Iyo ugize ikibazo uvuza induru. Ndetse tukiga batubwiye ko hari ubwoko bwa, ndabyibuka mu gifaransa, muri hangana mbivuge mu gifaransa, muvoma umubiri ukora. Hari iyo bita muvoma inconscient involontaire. Ni ukuvuga ngo ikintu ukora utabanje kubitekerezaho, mbese ukagira gutya nk'uko urushinge, tuvuge iyo urushinge rugukozeho cyangwa umuriro igishirira mbese kigufasheho, ukuriye uhita
utabaza mu by'ukuri ntabwo uba wabitekerejeho, ntubitekerezaho kandi ntabwo utekereza ngo reka mbikore gutya. hari mouvement conscient involontaire, hakaba na mouvement inconscient volontaire, ariko hakaba noneho na mouvement inconscient involontaire. Inconscient ni ukuvuga utabishyize mu bwenge bwawe, involontaire utabishyize mu bushake bwawe. Mbese ni ukuvuga ngo ikintu kikakwikubitaho ugahita uvuza induru. Iyo umuntu aje akagufata akagucakira gutunguye, byanze bikunze ufite uko umubiri, mbese umubiri wacu ni uko uteye. Ibyo rero nkabivuga nshaka kugira ngo nkubwire muvandimwe, aya magambo y'umubiri akenshi araducika nta nubwo tuba twayatekerejeho. Iyo wagukubise urushyi ugira ukuntu uhita mu gifaransa atavuga ngo ni reaction, ugira reaction uhita ugira, ariko burya ntabwo ari bibi no kwiga izo ndimi z'amahanga, rega nibyo tukabimenya. Uyu munsi tumenye mouvement inconscient involontaire, ni ukuvuga ikintu ukora umubiri wawe, donc ubwonko buhereza umubiri ugahita ukora utagombye we kubigiramo, kubitekerezaho cyangwa se kubigiramo ubushake. Iyo mouvement rero dukora iterwa n'umubiri w'umuntu. Ni ukuvuga ngo Yezu igihe bamubambaga, bamushyize ku musaraba, bateye umusimari arataka cyane kubera umubiri. Gutaka k'umubiri rero ntabwo bivuga gutakaza ibyiringiro ku Mana, ahubwo umubiri ugira gutaka kwawo. Iyo rero ubwo ndi gusobanura ahangaha ngo yangiriye ibikwiranye n'ubutungane bwanjye. Umubiri urarira, umubiri uraganya, umubiri urababara, ariko ibyiringiro byawe nibyo Imana ireba muri wowe. Ibyiringiro byawe nibyo Imana ikomeza kureba. Umutima wawe uwurinde ikibi, umutima wanjye nawurinze ikibi. Kandi bavandimwe, iyo mbivuga gutya ntabwo aba ari ukugira ngo nirate, ntabwo ndi intungane, ariko ndavuga mu kigeragezo nahuye nacyo. Uhoraho yampaye imbaraga andindira umutima, ku buryo hari ahantu byageze mbona umutima wanjye ugiye gutakaramo. Ndasenga isengesho, ndabyibuka neza, naho nari mfukamye mbabaye cyane, mbwira Uhoraho nti mwami wanjye kandi Imana yanjye, ndabona urugamba ndiho ari urugamba runkomereye, ndakwinginze fata uyu mutima wanjye uwubike. Niko namubwiye, ufata uwubike uzawunsubize nimara kwambuka iyi nyanja, kuko ninkujyana muri iyi nyanja urandura kandi nanjye nandure. Umubiri wo ndawugumana kuko sinapfa, ariko umutima wanjye mbabarira uwubike. Uhoraho yarabinkorera. Iryo sengesho yararyumvise abantu nari ndi kuririra, niko yabigenje koko. Yaraje ankuramo icyo twita conscience, bya bindi uzakora wabanje kubitekerezaho, asa n'ubitwara. Noneho nkumva ndaho ngaho gusa ntacyo ndi gutekereza, umeze nk'uwo bita igishushungwe. Ibyo bintu byambayeho pe, ntabwo ari ukwirata, ahubwo iyo ndi gusenga cyangwa se iyo ndi kwigisha mba ndi kubabwira inzira nanyuzemo kugira ngo mbabwire ko bishoboka. Niba umuririmbyi wa Zaburi atubwira gutya, kandi iyi Zaburi ikaba yabaye yacu uyu munsi, ni ukuvuga ngo birashoboka. Ushobora rero kuba wumva bishoboka cyangwa se wumva bidashoboka, ariko utazi ngo wabigenza ute. Mukagurimo rero ushinganisha umutima wawe. No mu buzima busanzwe, iyo dusanze dufite ikibazo gikomeye, uragenda ukajya kwishinganisha mu buyobozi. Iyo uzi ko umuntu ari kuguhiga, iyo uzi ko umuntu ashaka kukugirira nabi, buryo uragenda ukajya mu buyobozi ukababwira uti uyu muntu arampiga, uyu muntu ashaka kungirira nabi kandi ntacyo namutwaye. Bityo rero bagahita bavuga bati uyu muntu mbese arishinganishije. Urishinganisha rero. Natwe rero mu bigeragezo dufite twishinganishe ku Mana, tuyibwire ngo ntabwo twabasha uru rugamba, turishinganishije. Ni ukuvuga ngo imbaraga zacu ntabwo zishoboye uru rugamba, imbaraga zacu tuzishyize muri wowe Mana yacu. Haleluya. Ubwo rero icyo gihe nishinganishije kuri Uhoraho, naramubwiye nti uyu mutima nugenda muri ibi bibazo ndabona uri buze kuhatakarira. Nibyo koko Imana ijya ibona ko urugamba rukomeye
kandi rukanduza umutima. Iyo umutima umaze kwandura rero niho hahandi utangira gutuka Imana. Imana irakaba ikivume, nayo iza kuba Imana niba yaragize gutya, ugatangira kuvuga bya bigambo bisukiranya. Iyo Imana ikugarutseho rero ije kugutabara, iyi Zaburi ntabwo iba ikiri iyawe, kuko ntabwo uzavuga ngo wangire ibikuranye n'ubutungane bwanjye kandi utarabaye mu butungane, ahubwo warabaye mu kwijujuta, warabaye mu kuba mubi. Icyo gihe rero bagenzi tugana mu ijuru, dukomeze kwirinda kuba abantu bameze gutyo. Dushinganishe imitima yacu ndetse n'imibiri yacu ku Mana. Hari umuvandimwe twaganiriye ambwira ati ubu rero narapfakaye, ariko ndi gusaba Imana ngo umubiri wanjye urinde we kuzantera ikibazo. Nukuri uyu ushinganishije Imana iwukuramo bwa bukana bwa bumara bwawo. Dushinganishe imitima yacu. Iyi mitima iri mu gihe gikomeye, tujye tuyiha Imana kugira ngo twebwe tubeho tugengwa n'Imana. Ushobora kuba wambaza cyangwa wakwibaza utese, iyo wamaze guhuma Imana umutima wawe, ubwo icyo gihe wahise wumva umeze gute? Njyewe n'ubuzima nabayemo, ibi nkubwira ntabwo ari ibyo nasomye ahantu, kuko iyo nza kuba narabisomye nari kuvuga ni abahanga cyangwa abascientifique nyine bemeza ko iyo umuntu atanze umutima we asigara ameze gutya. Njyewe rero ndakubwira ibyo nabayeho, umutima nawubikije ku Mana, ndayibwira ngo niwumbikire, ko nabonaga ntari buze kuwutwara mu bibazo nari mfite. Imana rero ukuntu yawubitse ni gute? Imana yanyambuye ibitekerezo, sinongera kugira umuntu ntekerezaho ikibi, sinongera, ndetse Yezu araza mpagarara imbere arambwira ati ushaka gutuka, icyo ushaka gutuka, icyo wumva kiremereye umutwe wawe ujye ukimbwira. Nuko rero ntabwo ari ukubabeshya abagenzi tugana mu ijuru. Ubu ni ubuhamya ndi gutanga nubwo turi mu isengesho, ariko iri sengesho rirafashwa n'ubu buhamya. Ikintu cyambayeho rero kuva icyo gihe nta muntu nongeye kubonaho ikibi, kuko icyo gihe birangoye kutabivuga uko byagenze, kuko ntabivuze ntabwo wumva uburemere bw'ubu buhamya. Ubwo rero ukuntu byagenze ni gute? Umbabarire mbikubwire kugira ngo byongere ubuhamya kandi bigukomeze nawe. Nakubwiye ko ikizafasha roho yawe cyose nzakikubwira. Nagize ibibazo by'ubucuruzi, njya mbivuga cyane, ariko rikaba ari ishuri Imana yari yamfunguriye kugira ngo inyigishe kandi inyereke abantu. Twagendanaga, twasenganaga, abantu banyitaga mama bari benshi. Yezu arambwira ati ngiye kukwereka abantu. Ntabwo rero nari nzi ko mubonabona n'abavandimwe banjye dusengana babamo. Ubwo rero ukuntu Yezu yabinyeretse ni gute? Nari mfite amadeni y'abantu banyuranye, ariko mfitemo n'amadeni makeya, ntabwo ari menshi pe, y'abantu dusengana. Abo bantu dusengana rero harimo rwose abakomeje kunyihanganira rwose n'uyu munsi bakaba bakihanganye, ariko harimo abatarabashije kwihangana bafata inzira mbi. Ubwo nibwo buhamya. Ubwo icyo gihe rero hari umuvandimwe umwe dusengana wagiye kundega, barambwira bati rero niba udafite ubwishyu turagufunga. Ibyo niko byagenze, nyamara nimvuga ubu buhamya nkabuca ku ruhande, ndaba ntari gusingiza Imana yankuye mu kaga nk'uko umuririmbyi wa Zaburi abivuga. Icyo gihe uwo muntu nari murimo miliyoni y'amanyarwanda. Noneho njya kwitaba kuri polisi aho yari yandeze, nari mfite 600 mu mufuka wanjye. Ndababwira rero ni mumuhamagare, mumubwira aze muhaya ngaya, baze twandikira mu igihe nzamuha ayandi asigaye. Vuga ngo ntabwo nari mfite ubushake bwo kwambura, ariko nta bushobozi nari mfite. Uwo muvandimwe aravuga ati sinshaka no kugaragara aho ngaho, niba amafaranga tuziye miliyoni nta kindi mvugana nawe. Umuvandimwe dusengana ntiyaretse, umupolisi aravuga ati noneho muguhe muvugane. Ati ntacyo nshaka kuvugana nawe, niba atayujuje ntacyo nshaka kuvugana nawe. Umupolisi arambwira ati nta kindi gikurikiye tugiye kugufunga.
ntoya nimbabarira umumbwirire kuko numvaga umuntu unyita mama, umuntu twasenganye, nkavuga ne kamemo, numvaga atabikora. Umupolisi aramubwira ati noneho ngwino hano. Ubwo nibwo buhamya mugenzi ugana mu ijuru nyumve. Ati ngwino hano noneho mwumvikane. Uko umupolisi yarandebaga akabona ukuntu ndi kubivuga, akavuga ati uyu muntu afite icyizere cy'uko uyu muntu wenda sinzi uko biri yagize impuhwe. Burya ari igihe umuntu umureba ukamenya ko uwo muntu ari umuhemu cyangwa atari umuhemu. Uwo mupolisi ashobora kuba yarandebye akabona ko ntafite ubushake buke bwo kwishyura. Aramuhamagara. Uwo muntu araza. Ahageze arambwira ati ngaho nimwicare hariya, duha rwose ahantu yisanzuye ntiyanazi iruhande rwacu. Ati nimwicare hariya mwumvikane, hanyuma ibyo mumara kumvikana murabimbwira. Uwo muvandimwe arambwira ati ntacyo numvikana nawe, mpa amafaranga yanjye uko nayaguhaye yuzuye yampe, kandi nutayama nta kindi tuvugana. Ndamubwira ariko muvandimwe ubwo ntabwo ushobora kunyihanganira koko? Ati ntabwo byakunda. Nari kumwe n'abamama babiri nabo dusengana. Bati noneho baramubwira bati mubabarire mama, umukureho icyaha ukidushireho, twebwe tugiye kuyashaka nitwe tuzayaguha kandi turayaguha vuba, basi utubabarire tuzayaguha ejo. Ati ntacyo mvugana namwe. Hashize umwanya umupolisi araza. Hari hashize rwose umwanya mutoya, mbese umwanya wakabaye kudufasha kumvikana. Umupolisi araza ati mwumvikanye iki? Uwo muvandimwe ati ntacyo dushobora kumvikana. Noneho ngewe naramubwiye mbere yuko umupolisi aza, igihe abo bamama bari kumutakambira banamupfukamira barira, numvise ijwi riturutse mu ijuru, ndaryumva pe. Burya Imana ntabwo ijya idutererana mu bigeragezo. Ijwi ryaramanutse ndaryumva, rirambwira ngo humura ndakurinze, si uyu muhanganye ahubwo uhanganye n'umwanzi umurimo. Ndamureba ndamubwira nti muvandi, ndabizi ko twagiranye ibihe byiza by'amasengesho, twasangiye akabisi n'agahiye. Ntabwo ari wowe, ahubwo ukurimo niwe uri kugukoresha. Mbwira abo bavandimwe ni mubyihorere, bigenda uko Yezu yabigennye. Bati mama, bati ntabwo twakwemera kujya gufungwa. Oya, ni mubyihorere, ni mubyihorere, Yezu afite uko yabigennye. Ntabwo bigeze babyumva. Hashize akanya umupolisi yahise aza. Ati mwumvikanye iki? Uwo muvandimwe niwe wahise asubiza ati ntacyo twumvikanye. Ubwo rero ya mafaranga nayahaye baba mama, umupolisi aranshorera agiye kumfunga. Mana, ntabwo byanyoroheye, n'ubuhamya ntanga n'uyu munsi nkarira ko ntabwo byanyoroheye pe. Naragiye rero, umupolisi anshoreye, ngeze aho ngaho bari banjyanye muri ubwo buroko. Yezu urahari. Ntabwo nabashije kureba Yezu, nta nubwo nabashije kureba ku isi ko nari mfite amarira, mbona asa nandeza ubwenge numva busa n'ubwagiye. Baramfunguriye, ninjiyemo muri ubwo buroko, narapfukamye, nasanzemo abandi bamama bari barimo gukina amakarita, ariko nkaba nari maze igihe mbyerekwa. Mbona ninjiye ahantu mu buroko ariko ngo simpamaremo umwanya, nkayoberwa ibyo ari byo. Uko nabyerekwaga ni nako koko nabibonye. Ndagiye nkigerayo rero nahise mfukama, mbwira Yezu numva uyu mutima nutawutwara ngo uwubike, ntabwo nzawusohora mu buroko ngo nzongere mbe umukristo. Naho muvandimwe ndi kukubwira kandi ndi kuguha ubuhamya bw'ukuntu umutima wangarukiye. Koko mu by'ukuri ntabwo byari binyoroheye kuba nava muri icyo kigeragezo ngo nongere nsubire muri ba bantu dusengana nkomeze mbasengere mbasabira umugisha. Ntabwo byari binyoroheye kuko na nyuma y'icyo gihe harimo abavandimwe twasenganye bafashe initiative, baravuga bafata amatelefone bakajya bahamagara buri muntu, wese ngo we nta deni ngo mama yaba kubereyemo ngo nawe ujye kumufungisha. Ibyo bintu byarabaye. Bavandimwe, icyo nshaka kuvuga nuko iyi Imana yafunguye ishuri uraryiga, kandi iyo ikigeragezo cyaje kugihunga ntabwo ari cyo cyihutirwa. Ubwo rero Yezu yafashe uwo mutima arawubika ku buryo abo bantu
uyu munsi bongeye kuba inshuti zanjye ndetse turasengana. Ari uwo nguwo wakoze gutyo, ari abo bagiye bahamagara abandi ngo nabo niba babishoboye baze banjugunyemo, mbese dosiye ndende, ku bw'amahirwe bagasanga nyine abo bahamagara nta kibazo dufitanye. Muri make icyo nashakaga gutangaho ubuhamya naho hantu natangiye umutima wanjye, uko kuntu nawe umuhaye. Kuva ubwo rero aho hantu nahamaze iminsi, mbese igihe Yezu yamaze mu mva nicyo koko nanjye namaze muri icyo gihe, kuko namazemo uwo munsi bashyizemo hari nimugoroba rwose batashye, ndaramo nirirwamo umunsi ukurikiyeho, hanyuma ideni rirara ryishyuwe, abavandimwe barabimenye barikusanya barishyura, ku buryo navuyemo ku munsi ukurikiyeho. Nuvuga ngo namazemo inshuro 3 njya ndeba Yezu asohoyemo arambwira ati igihe namaze mumva nicyo nawe nkumajijemo, ati kandi yabimbwiriye aho ngati ntabwo uzongera kugaruka muri ubu buzima, ati ndakubwiye ngo iki ngiki cyari ikimenyetso cy'uko hari abanzi bawe bameze nabi, kandi abantu utagomba kwizera umuntu ngo nukubera ko asenga, ahubwo nagira ngo nkwereke abantu ngaba abantu. Mu by'ukuri Yezu yanyigishije ahereye kuri icyo cyambayeho, arambwira ati rega nanjye abambambishije ntabwo arabona agiriye nabi, abanyicishije ntabwo arabona ahemukiye, ahubwo babandi navuye, babandi nagiriye neza nibo bahindukiye baza kungirira nabi. Ariko arambwira ati kubera ko napfuye kandi igihe namaze mumva akaba ari cyo maze mumva, ntabwo uzagaruka mumva kuko nanjye ntagarutsemo, ati ubu ngubu urazutse. Ubwo rero mugenzi ugana mu ijuru, roho yanjye Nyagasani amaze kuyitwara, reka masobanure kandi nkomeze, ntabwo nigeze nongera gutekereza, numvaga nta muntu n'umwe ndakariye, kuko Yezu yarambwiye ati ibi byose bimboneho, iyo ntemera kugera aha njyewe nari kugukiza utarahagera, ariko kubera ko ntagukijije utarahagera, ndebaho ikibazo icyo ari cyo cyose waba ufite. Kuva ubwo rero niga kubona ikibazo cyose Yezu umuntu yantuka, nkavuga ariko Yezu yabishaka ntabwo wari kuntuka, kuko ntabwo ari kwemera ko ngera, ariko kubera ko atanyishyuriye none yarakumpaye arakungabiza urantuka. Nareba wa muntu nkabona siwe, ahubwo nkabona Yezu, nkavuga nti Yezu iyo ushaka wari kunyeza mbere yuko ngera aha ngaha. Naho rero Yezu yampaye kubona byose nkabibona kuri we, ariko noneho nawe simutuke, nkavuga nti buriya hari ubushake ufite, ntabwo nzi icyo uzakora. Byageze aho ndamubwira nti icyo ushaka gikorwe, ndambura amaboko ndavuga nti ikigaragara cyo nuko iyi filime ari njye uri kuyikina, ntegereje kuzareba finale y'iyi filime kuko ntabwo nzi uko izarangira. Ndambura amaboko ndayamwerekezaho. Yezu yarandwaniriye, mugenzi ugana mu ijuru, ibi mbikubwira ari ubuhamya, kuko iyo bitaza kuba ubuhamya sinari gutinyuka kubivuga. Kandi ngira ngo ngukomeze nkubwire nti niba nawe uri mu kigeragezo humura uzasohokamo, nk'uko iyi Zaburi iri kubitubwira. Ariko rero iyi Zaburi iravuga ngo uw'indahemuka umubera indahemuka. Haleluya! Ibi ni ibintu bikomeye pe. Hari ahantu umuririmbyi wa Zaburi avuga ati bari bantanze imbere ku munsi w'amakuba. Utuhere ku murongo wa 17, nuko aho ari mu ijuru arambura ukuboko aramfata ankura mu mazi abira. Ibi byarabaye, iyi Zaburi narayisomye ndayumva rwose kuko n'ubuzima. Anyiza atyo umwanzi wanjye ukomeye, n'abandwanyaga bandusha amaboko. Haleluya! Bandushaga amaboko. Ntabwo warusha amaboko umuntu ubereyemo ideni, ni gute se wamurusha amaboko? Mbwira ukuntu umuntu umufitiye ideni uraryemera, afite sheke yawe, uri buze kuvuga se ko wamurusha amaboko gute? Akurusha amaboko kuko afite ikimenyetso. Ashatse ngiye barambwiraga ngo ubushatse nanagufungisha, ngo nshatse n'uyu munsi warara mu buroko, kandi abishoboye koko. Ubwo ntibandushaga amaboko mugenzi ugana mu ijuru? Icyo utumva ubwo ni igiki koko? Andusha amaboko. Amaboko y'isi yo ntayo nari mfite pe. N'umuntu wari we wese wakabaye inshuti yanjye namubwiraga ikibazo mfite akavuga ati yewe ibyo nta wabishobora, bose bagahunga kuko yari amafaranga menshi. Bari bantanze imbere ku munsi w'amakuba, ariko uhoraho ambera ikiramiro arangobotora ashyira ahantu hisanzuye, nuko arangiza kuko ankunda. N'ukuri ibi yarabikoze.
yarangobotoye. Kugobotora umuntu mbese ni ukuvuga ngo hari ahantu aboheye ukamubohora, haleluya, ukamushyana ahandi hantu. Ibyo se ntibyabaye? Byarabaye. Nuko areba ngo nayibereye indakemwa, nirinda igicumuro icyo ari cyo cyose, nuko Uhoraho anyitura ibikwiranye n'ubutungane bwanjye. Aha hose nahasobanukirwaga, ariko Yesu ansobanuriye, naravuze nti niba ari kubibona nanjye ndabyakiriye. Gusa nyine ntago nyine nabyumvaga. Inzira y'Imana, haleluya, turi ku murongo wa 31. Inzira y'Imana ntihinyurwa na gato, ijambo ry'Uhoraho ntirikemangwa. Haleluya, inzira y'Imana ntihinyurwa. Ni gute? Guhinyura ni ukuvuga ngo ni ugupinga. Iyo uvuze ngo umuntu yampinyuye, ni ukuvuga ngo abaye atemeye ibyo wavuze. Inzira y'Imana rero ntihinyurwa, aho ishaka kugucishiriza hagucisha, kandi uzahabonera Imana. Niko byagenze. Inzira y'Imana rero iba ari iyo ngiyo, iyigushyize ahagutse n'imenya ahagutse hawe, kuko ivuga ngo aha ngaha uri. Nari maze igihe nsenga Imana imbwira ngo igiye kunkura ngo mumfunganwa ndimo, ngo mu kazitiro ndimo. Ubwo nuko ngo iyo uri mu kazitiro uba uri ahantu udashobora kwisanzura, ariko iyo Imana igukuye mu kazitiro ikagushyira hisanzuye, ibyo ngewe iyo mbivuga ndabizi, byarabaye. Izi Zaburi rero ubu ni ukuvuga ngo ni isengesho, ariko ni n'ubuzima. Nyagasani, umurongo wa 36 ubwo ndi kugenda, kuko nyigiye yuho yose. Iyi Zaburi ni ndende kandi isobanutse cyane. Nyagasani umpa ingabo y'indatsimburwa, ukuboko kwawe kurandamira, unyitaho maze ukantera inkunga. Intambwe zanjye uzagurira inzira, maze intege zanjye ntizidandabirane. Ugakomera nubwo waba uri mu kigeragezo. Ubu haleluya, ubu ni ubuhanuzi noneho bukurikiyeho guhera ku murongo wa 38. Ubu iyo nirukanye abanzi ndabashyikira. Haleluya, amena. Muvandimwe, icyo utumva ubwo cyaba ari igiki koko? Maze simpindukire ntabatsembye. Haleluya. Gutsemba si ukwica. Ubundi bivuze ngo gutsemba mu magambo y'Ikinyarwanda ni ukwica, ariko simpindukira ntabishe, ahubwo haleluya, mbicisha rya jambo ngo 33. Intambwe, inzira y'Imana ntihinyurwa na gato, ijambo ry'Uhoraho ntirikemangwa. Ni iringiri nari nshatse kuvuga, ijambo rye ntirikemangwa. Ni ukuvuga ngo ntago mbese warikemanga, ntago wari ushobora kurihinyura, birakureba, ariko ntabwo ushobora kuzahindura gusohora kwaryo. Haleluya. Ubwo rero narababwiraga, ariko nyamara Uhoraho azantabara, ngo ariko iyo Mana uvuga, kugeza n'aho abantu bavuga ngo erega buriya muntu nagasenga Imana ngo asenga amashitani, ngo yaza kuba asenga Imana ngo iba yaramutabaye. Ariko haleluya, inzira z'Imana ntizihinyurwa. Niba yarashatse kugucisha mu butayu, uzahaca akira gushaka kw'Imana, ariko ijambo ryayo ntabwo rizahinduka, humura. Ubu uyu munsi rero yantwara cya kindi cyari ikigeragezo, cya kindi cyari umubabaro, cya kindi cyari agahinda n'amarira, cya kindi cyari ugukemangwa, haleluya, cyahindutse ijambo rikomeza abavandimwe. Haleluya. Iyo mbikubwira ntago nkubwira ibintu narose, ntago nkubwira ibintu nimagina cyangwa nasomye mu gitabo, nkubwira ibintu nabayemo. Uko niko byagenze. Nanjye rero iyo ngukomeza nkakubwira nikomera kuri Uhoraho, ngukomeza nzi ko ari Imana itabara. Narabibonye, ntabwo nabibwiwe, narabibonye. Yarantabaye. Haleluya. Amaze kuntabara, iryo jambo ndarizana, nariguhuka avuga uti ndanezerewe kandi ndaruhutse. Abantu benshi baravuga ngo inyigisho ya mama Louise turayikunda. Ntago wari kuyikunda itaza kuba ari ubuzima, itaza kuba irimo mbese bwa buzima bw'ubuhamya. Ntago wari kuyikunda iyo nza kuba nkubwira nti uyu munsi dusome ijambo ry'Imana riniri, nkari kubwira nk'usoma, wari kuvuga uti izi ni inyigisho nk'izindi zose, kuko n'abandi barazitanga. Ariko ngewe njya mu buzima, kuko amaze kunkura hagutse, yarambwira ati ibi ngibi byose uzabivuge. Ntabwo yavuze ngo uzavuge bimwe ibundi uceceke, yaravuze ati byose. Yamaze kunkura muri icyo kigerageza, yarambwira ati ibyo byo nagukoye byose warabibonye, ntarabibonye, ati byose uzabivuge. Haleluya. Iyo mbivuga rero mba nkora icyo yambwiye. Uzaseka, ushobora kuvuga uti wenda ibi bintu birarenze, ibi ntiyarakwiriye kubivuga. Ibyo ni wowe, ariko sinjye.
Jyewe nemeye ko nzabivuga kandi ndabivuga bigakomeza benshi. Ubu iyo nirukanye abanzi ndabashyikira maze simpindukire ntabatsembye, ndabacocagura ntibashobore kubyutsa umutwe. Haleluya, mbabwira ijambo rikabacocagura. Haleluya, rikabereka ko ibyo burya bari biringiye kirya gihe byaramanjwe. Ijambo ubuhamya iyo ndiko buvuga abantu bagira isoni, n'aba bandi bamemukiye uyu munsi bafite isoni. Haleluya, ngo waneye imbaraga zo kubatsinda, none abandwanyaga ubu barampfukamiye. Amena. Nibyo, ntabwo ibisimba igimuzi kuko mbivuze noneho byazaye n'ubundi buhamya bwo nzatanga icyo gihe. Iki gihe nikirangira ubwo n'ubuhamya ubu ni present, kuko iyo dutanga ubuhamya bundi akenshi tuvuga past, ikiba cyabaye. Ubu rero ndi kuvuga ahangezeho n'uyu munsi, ntabwo hari haba mu buhamya, nihagera mu buhamya naho nzahakubwira. Ariko uyu munsi baraza benshi bafite isoni, bangera imbere ukabona bagize ipfunwe. Ndabyibuka mu bukwe bw'umwana wanjye abantu benshi twaherukanaga mu bibazo, ntabwo nigeze mbatabaza ngo mbabwire ngo nimuntwerere, ntabwo nigeze ngira gute kuko Imana yangiriye neza inshira izindi nzira. Nuko baza mu bukwe abantu baratitiye, nkabona umuntu aza nkabona umuntu ari kuza kundeba ari gutitira, nkavuga se wabaye iki ko ndeba ufite ubwoba? Ngo muvande iturize, Imana izabikora kandi izakubahisha. Haleluya. Zaburi y'uyu munsi rero iratwereka yuko urugendo rwa muntu ari ubuhamya. Zaburi ikavuga ngo wanyijije abanzi banjye ndetse guhashya bansembuye kandi unkiza abantu b'abanyarugomo. Ubwo ibyo niwumva turi gushima, nicyo gituma haleluya nanjye ngushimira uhoraho rwagati mu mahanga, maze nkaririmba nshimagiza izina ryawe, mvuga ni agwiriza imitsindo umwami yimitse. Haleluya, agatonesha uwo yasize amavuta y'ubutore. Haleluya, ariwe Dawudi n'abamukomoka iteka ryose. Haleluya, kandi ntabwo bizahinduka, ariko nyamara amasezerano nayo ngayo. Oya, ntabwo tuzongera gupfa. Oya, twapfuye rimwe rizima, ntabwo tuzongera gupfa. Ibyo ngibyo tubimenye. Haleluya. Nangira ijambo rihagararamo nkakubwira nti uhoraho mugira ibyiringiro byawe. Iyi Zaburi rero idufashije kubona ubuzima bwacu, niturinda intambwe zacu tukarizirindira mu Mana, nayo izatwubahisha imbere y'abanyamahanga. Kuko wa wundi naho mwaba musengana, burya yagufashe ku gakanu aba yakubereye umunyamahanga. Ntabwo njya nibagirwa umuvandimwe twari dufitanye ikibazo, none we Yesu aza kunyereka mfashe ku gakanu. Ndamubwira niko muvandimwe ko Yesu yanyeretse umfashe ku gakanu. Ati ntago mbizi, ariko ndamubwira nti rero nushaka izo ntoki umfashe ku gakanu, kuko Yesu yarambwiye ati izi ntoki agufatishije, ati nawe azazifatishwa n'abandi. Mbimubwiye ubwo urumva nyine iyo uvuze gutyo arashaka ko tumuhayira, arashaka ko tumurekera amadeni we natwishyure. Ubwo bigahinduka nyine noneho bwa bundi watanze bwitwa ubutumwa ugahinduka kunyegwa. Ariko uzi noneho icyo ari kuvuga, ari kuvuga ngo Yesu ngo yamweretse ibi n'ibi. Yesu yaramutaye, Yesu ntakimwumva, none ari guteka imitwe kugira ngo tumuharire amadeni. Barangije ngo none ngo muzi ubutumwa mama Louise ari gutanga, ngo Imana ngo yaramubwiye ngo abantu bose ngo babereyemo amadeni ngo nibamuharire. Ibyo ntabwo nigeze mbivuga, ariko bikaba ibyo kandi bikazenguruka bifite intumwa nyinshi mu basenga. Burya shitani ifite uko ikora, gakoresha abanyamasengesho bakagenda babwira n'abandi. Nuko bavandimwe rero uko byarangiye nuko wa muvandimwe ibyo namubwiye uyu munsi biri kumubaho. Mutekereze ko uko yangize gutyo ndi gutanga ubuhamya. Mu minsi ishize yarambwiye ati mama Louise, niba ufite byibuze n'icyo wampa nkararira umbabarire, umpe icyo kurya kuko ndashonje. Narakimuhaye, ariko ndagira ngo mbabwire ngo ntabwo nashoboraga gusohoka mu ishuri nari ndimo ntamwishyuye amafaranga ye yose. Mbese ibyo byo ntibyashobokaga. Maze kumwishyura rero ubwo twaratandukanye, ubwo butumwa arabugumana nanjye ndabugumana, ariko bya bindi byarasohoye. Uyu munsi ararira kandi akarira nsanga ati koko nzi ko Yesu yakumpaye nka mama wantabaye.
nkamutabara uko nshoboye. Haleluya. Ntabwo navuga ngo uribuka ibyo wangiriye oya. Kose nge nabonye ko ari Yezu wari wanshyize ku karubanda. Iyo buza asubizwa ntabwo twibuka yuko Imana yaje ikavuga iti ninjye wabikoze. None Imana yagushyize ku karubanda se ninde wahagukura? Nta numwe, ahubwo bo wabaye icyigisho. Imana yari yemeye ko njya ku karubanda ngo mbe icyigisho cya benshi. None rero aho inkuriye ku karubanda nta muntu narenganya, nta n'uwo nareba nabi, ahubwo ndavuga ngo ndagushima Mana yankuye mu maboko y'abanzi banjye, ukankura mu menyo y'abasetsi, ukanshyira hagutse, ukongera ukanyambika ko nari nambaye ubusa, ukongera ukanyambika. None abanzi banjye b'abanyamahanga ntabwo bakibona ubwambure bwanjye, ahubwo iyo baje kundunguruka basanga nambaye imyambaro ya cyami, nuko nkagusingiza we wasize amavuta y'ubutore. Imana duha umugisha abagenzi tugana mu ijuru, tugire impuhwe kugira ngo natwe tuzazigirirwe. Twirinde kubabaza abandi kugira ngo natwe tutazababazwa, kuko igipimo upimishirizamo umuvandimwe wawe, ikibo gicugushije nicyo nawe uzahabwamo. Niba unyanga nawe uzangwa. Nshobora kutakwanga ngewe kuko sinabishobora, ariko ntuzabura ku isi abandi bakozi ba nyakibi cyangwa abandi banyamahanga nawe bazakwitura ibyo wakoreye umuvandimwe wawe. Bityo rero twirinde guhemuka, kandi Imana duha umugisha. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.